dusingize dusingize Yesu gitambo cy'abantu dusingize 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 Yesu gitambo cy'abantu dusingize 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 Yesu gitambo cy'abantu turagusenga Yesu turagushima intera ya cyenda Yesu bwa gatatu kuri iyi ntera turahabona Yesu Kristo agwanya umusaraba ubwa gatatu Yesu aguye ku nshuro ya gatatu yanegekaye rwose noneho nta nubwo agifatirije ku musaraba ibiganza bya Yesu byo byinjiye mu mukungugu uruhanga rwe rwamatanye n'amabuye ku buryo wagira ngo arashaka guhobera ku gace k'isi gahamye izo ntambwe za nyuma zo kwigira umuntu kwe umubiri wahindutse ubushwangi barashaka kumuhagurutsa ariko yashizemo ntacyo agishoboye uburemere bw'ububabare bwamuhonyoye umukiza wacu yashatse no kwiyerekana no muri iyo misusire umuntu w'umunyamibabaro washinyaguriwe bahonyoshe ibirenge watereranywe n'abantu yababaye nta jambo rimuhingutse mu kanwa nk'intama bajyanye mu ibagiro ijambo ry'Imana isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi yarashinyaguriwe ariko yicisha bugufi ntiyabumbura umunwa boshye umwana w'intama bajyanye mu ibagiro cyangwa intama yicecekera imbere y'abayogosha ubwoya nawe ntiyaruhije abumbura umunwa isengesho no kuzirikana Yesu wanjye ibyo mbonye binteye ubwoba umusaraba kuguyeho ukaguhonyora bahisemo kuwegura no kuwukurura kugira ngo udapfira mu nzira bataragera aho bakubamba icyo kibashishikaje nta muntu n'umwe ukwitayeho ngo akuramire aho waguye ku butaka bose bagutereranye ukwitegereza ubwo bubabare bwawe buteye ubwoba nyemerera Yesu mbasabira abo bose baguye hasi kubera ibibazo by'ubuzima n'abo bose bashikamiwe n'ububabare bwabahonyoye ndatekereza by'umwihariko ku barwaye indwara zo mu mutwe bigeze n'aho imiryango yabo ibatererana bamwe bakandagara ku gasozi barabuze uburyo bubajyana mu bitaro Mana yacu bagirire impuhwe ubakize ubutumwa bwa Bikira Mariya Ikibeho yemwe mwese abitwa abasazi kuko mukunda gusenga yemwe mwese abitwa ibisambo abitwa ko mwabuze icyo mukora kubera ko mugiye mu buzima bwo kwiyimana ndababwiye umunsi umwe muzishima Imana ihoraho ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bikize ibyaroho n'imitima yacu Yesu wanjye tubabarire kandi utugirire impuhwe ubigire ibikomere byawe bitagatifu mubyeyi mutagatifu w'Imana shiraga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yesu wabambwe Yesu Mariya ndabakunda mukize roho n'imitima yacu Yesu Mariya ndabakunda Yesu Mariya ndabakunda Nyagasani utubabarire Yesu abakristo bapfa Imana n'izibabarire ziruhukire mu mahoro
ibisare amamazi ngoma yawe yogere zajyaneta wanati aho ushaka ngusabye kabiri tu aguteka amatwi yumvira Yesu wayitanze ngo ngire nakakwitera ibisare turagusenga Yesu turagushima intera ya cumi Yesu bamwambura imyambaro ye kuri iyi ntera turahabona abishi ba Yesu uburyo bamwambuye imyambaro ye Yesu ageze mu mpinga ya Karuvali aho agiye kubambwa abasirikare bamwambuye imyambaro ye batitaye ku bubabare butwika afite kandi yashizemo intege zose amaboko ye n'igituza cye bimaze kwamburwa ku buryo bigaragaza umubiri we washishimuwe n'inkoni muri uyu mwanya mbere y'uko imigera imuhinguranya ibirenge n'ibiganza ushobora kubona ububabare bwose bwa Kristo ububabare yatewe n'ibikomere byagiriwe mu mubiri ariko cyane cyane ubwo yatewe n'agashinyaguro kagiriwe roho ye y'umuremyi n'umucunguzi w'abantu muri ako kanya nubwo hari abagishaka kumutuka urabona wa mutontomo w'abantu usa n'uwahosheje naho Yesu arimo kurebana isi umutima w'impuhwe n'ubwiyoroshye ijambo ry'Imana isomo ryo mu gitabo cya Zaburi Mana yanjye ni iki cyatumye untererana uri kure ntabara ndatakamba ntiwumve njyeweho ariko sinkiri umuntu nsigaye ndi nk'umunyorogoto nabaye igiterashozi mu bantu rubanda bakampa akato abambonye bose barankwena bakampema kandi bakazunguza umutwe bavuga bati ko yiringira uhoraho ngaho namubohore ngaho namukize umva ko amukunda bamboshye ibiganza n'ibirenge amagufa yanjye yose nayabara baranyitegereza bakanshungera bigabanyije imyambaro yanjye igishura cyanjye bakigiriraho ubufindo isengesho no kuzirikana Yezu wanjye ugiye kwitegereza umeze utyo reka nkwisabira ikintu kimwe gusa duhe kongera kuba abantu kubera ko twiyaguye ubumuntu bwacu imiryango ni ikirango n'ubumuntu isi yose yataye ubumuntu hari benshi batakigira imigenzo myiza y'abantu cyangwa iya gikristu bitandukanyije n'indangagaciro zose nziza bahindanya roho umutima n'umubiri wabo Yesu wanjye ha isi kongera kwigiramo ubumuntu ndasabira by'umwihariko abo bose bandavuje imibiri yabo mu kwishimisha by'agakabyo mu kurya kunywa no gusambana bakaba basigaye barabaye abacakara b'irari ry'umubiri ububasha bw'igitambo cyawe Yezu urinde abana n'urubyiruko kurarukira mu myitwarire isenyeraho n'umubiri byabo girira ibikomere byawe bitagatifu wereke isi inzira nshya ibereye ubumuntu utwumve Yesu ubutumwa bwa Bikira Mariya ikiriho umwana wanjye yarababaye baramutoteza baramuhindanya ariko ntibyamubujije kuba umwami w'isi n'ijuru yawe Mana ihoraho ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo kugira ngo bikize ibyaha n'imitima yacu Yesu wanjye tubabarire kandi utugirire impuhwe wigiriye ibikomere byawe bitagatifu mubyeyi mutagatifu w'Imana sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yesu wabambwe
Yesu Mariya ndabakunda, Yesu Mariya ndabakunda, Yesu Mariya ndabakunda, Nyagasani tubabarire, Yesu abakristo bapfuye Imana n'isi babarire ziruhukire mu mahoro. kuko